Dore rero rimwe mu ibanga abandi bantu baturusha iyo ufite business, aho usanga leta cyangwa amabanki arimo kukwirukankaho ugasanga atwaye business yawe, atwaye n'inzu yawe, byose bikigendera ukuvuga ngo kanaka banki yafatiriye ibintu byose, ubu ngubu ntafite naho kuryama, yasubiye mu giturage, ubu ngubu asigaye abana na nyina, asigaye ari umuhinzi. Reka rero tubiganireho turebe uko abandi babigenza, bityo wenda hari uwo byafasha mu bakurikira kino kiganiro cyacu cy'iterambere. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Nk'uko rero duhora tubiganira mu rugendo rwacu rw'iterambere, aho duhora tuganira ku mafaranga winjije, wibuke yuko hari amafaranga atari ayawe, ari amafaranga y'iterambere ryawe ry'ejo hazaza. Bityo rero muyo udepansa, muyo ukoresha mu rugo, mu ngendo zawe za buri munsi, nibura ntarenge 75%, bibaye munsi ya 75% bikaba 60, bikaba 50. Yewe waba ukora neza rwose, felicitation niba urimo kunkurikira. Ikindi kandi, niba ayo mafaranga asagutse kuyo winjiza 15 ikajya muri investment, ni 10 ikajya muri savings, iri 10 rishobora kujya hejuru rikarenga rikajya ndetse muri 20, n'iri ya 15 ya investment ikazamuka ndetse ikagera no kuri 30. Byose biterwa n'ikintu kimwe, biterwa n'ukuntu usohora amafaranga yawe. Burya iyo udasohora amafaranga kihorera cyangwa kiujinga, cyangwa upfa gusohora kugira ngo werekane ko wagezeyo, wereke inkumi yuko uri we mukire bakagombye gutoranya, wereka abantu bose ko wowe Imana yagukoze mu ntoki, buriya uba urimo kwica ejo hazaza hawe. Mwibuke ko hari abantu twabonye amafaranga yanyuzeho bagira ibifaranga byinshi, ariko ubu ngubu bakaba utamenya naho barengeye, nuko batamenye amategeko y'umukino. Nk'uko mpora mbabwira, amategeko y'umukino nayo ngaho nari mvuze, 75% y'ibyo usohora, 15% yayo wemvestisa, ni 10% yayo savings. Iyi mibare igenda ihinduka, byose bitewe nk'uko nari mbivuze, bitewe nuko udepansa. Iyo uri wa muntu udakunda kudepansa, ushyira amafaranga aho ashobora kujya. Abazungu babivuga neza, abazungu baravuga ngo put your money where the mouth is, ngo shyira amafaranga yawe aho umunwa uri. Ako kantu byamfashe igihe ngatekerezaho, bivuga ngo shyira amafaranga yawe aho yakagombye kujya. Mpore nibutsa abantu yuko uri commander in chief, you are commander in chief, no kuvuga ngo amafaranga nibo basirikare bawe ufite kano kanya. Ugomba kuba deployinga ahantu heza kugira ngo bakore akazi neza kazagufasha mu gusaza kwawe. Naho ubundi ushobora kuzisanga ushaje, abasirikare nabo barashaje, baraguhunze, barigiriye ahandi ku muntu ubaha ibiraka, uko ubaha akazi neza. Bityo rero abasirikare bawe bakeneye ko ubaha akazi keza kugira ngo nabo bagire inyungu babyara, kugira ngo zizaguherekeze mu misazire yabo. Ubwo rero nk'uko nari ntangiye mbivuga, aho dushaka tuganire gato ukuntu umuntu aba afite amafaranga, hanyuma ukumva ngo ejo n'ejo bundi ngo banki ngo yagurishije ibintu byose asubira ku isuka. Niko kera twabyitaga, yasubiye ku isuka. Akenshi rero ni wa muntu kugira ngo ugire no kuri kiriya cyiciro, nuko hari ukuntu aba yarakoze neza. Tubyibukiranye neza yuko hano banki ntipfa kuguha amafaranga. Banki ni abantu, ni kampuni, ni abantu benshi, ntago ari banki y'umuntu umwe. N'iriya banki uzabona ngo ni y'umuntu umwe, buriya akenshi haba harimo imigabane myinshi y'abantu benshi. Ishobora kwitirwa kanaka, kumva urugero nka banki JP Morgan, ariko wayijyamo ugasanga ifite abanyamigabane benshi, we nyirayo afite nk'imigabane gusa wenda 25% cyangwa 33%. Kubera iki? Iki
ikintu cyo nshaka kugira ngo usobanureho tukiganireho ku bantu barimo gukora business, cyane cyane niyo mpamvu usaba muri community yacu y'abirabura twitirana business dukora n'ibintu byacu dutunze, n'amazu tubamo, n'imodoka tugenderamo, asset. Bino bintu biratandukanye cyane, ni nayo mpamvu iyo bigize avuye ikibazo usanga byose babitwaye. Yes, ikibazo kije burya hari icyo udashobora guhagarika uko byagenda kose, ariko hari ukuntu nibura ushobora kurwana ufite icyo witwaje. None se urugero, ugiye kwaka banki inguzanyo, banki izakwereka nihe ngwate ufite. None uberetse ibintu byose byanditse ku mazina yawe, uberetse inzu, imodoka, company, byose byanditse kuri wowe. Mvubwije ukuri ko business nigenda nabi byose bazabitwara. Byose bazabitwara, wikubite hasi ujye kuri zero. Ariko abandi rero inako babigenza ni gutya. Usanga umuntu inzu ye imwanditseho ku giti cye, kampuni itamwanditseho, kandi nabwo muri kampuni afitemo imigabane. Kandi noneho n'ikindi kinashekeje uburyo nabo babikora, n'imodoka abatwaye iba ari imodoka ya kampuni. Ni ukuvuga ngo anaramutse afashwe na polisi wenda kubera ko nta perime afite, iriya modoka polisi ntiyayitwara kubera ko iyo modoka ntabwo ari iye, ni imodoka ya kampuni. We ni nkaho ari umukozi wa kampuni kuko ayifitemo imigabane. Yes, yewe polisi ntishobora kubitwara, ariko nkawe imodoka ikwanditseho ku izina ryawe, polisi igasanga imodoka yawe ifite ikibazo nta perime ufite, bashobora guhita bayitwara. Ibyo bintu ni ibintu biba inahangaha i Buraya, bakayitwara. Ntago wemerewe kuyitwara nta perime ufite, utazukica abantu. Barayitwara bakahamagara, bafite amakampuni aterura imodoka, aza akayitera agahita ayitwara nta muntu uyitwaye. Ubwo urumva rero baguha igihe runaka, iyo ugize imana baguca amande, ukazaza kwitwara, cyangwa se bakayishwanyaguza, cyangwa se bakayigurisha. Bafite uburyo burenze nka butatu bakoresha, rukwishyira muri scrap yard bakagenda bakayishwanyaguza, cyangwa se bakayishyira muri cyamunara imodoka bakayigurisha. Biterwa n'uburyo system zabo zubakitse. Ahangaha rero icyo nari nshatse kugira ngo ngaragariza abantu, ku bantu bafite business, utekereze uburyo business yawe wayitandukanya naho utuye n'inzu yawe. Akenshi abandi babishyiramo, usanga famiye ifitemo imigabane, umwana cyangwa umuvandimwe cyangwa n'abandi akabaha imigabane. Bityo rero kiriya kintu ntikitirwe ko ari cyo umuntu umwe. Yego tuvuge ko banki ishobora kukwiyenzaho, ukaba warafashe umwenda wenda ugatanga ingwate y'inzu. Bamara gutanga ingwate y'inzu, noneho mu gihe cyo kugurisha bakaza bagasanga amafaranga bakuye mu nzu atanga n'amafaranga bakuye, mugasanga bariyenjeje, bagiye gufata no kuri kampuni. Ntushobora kubahagarika kuko bafite imbaraga kukurusha, ariko ubu gifite imbaraga zo kujya mu nkiko n'umuavoka uzajya kukuburanira, afite ground, afite ikintu yakwerekana imbere y'umujije. Kubera ko hari igihe burya dukora amakosa, hari igihe twisanga mu bibazo, ukaba n'umuavoka wajya guhamagara agashaka ikintu yakoresha kugira ngo akudefande, akagishaka akakibura. Burya mu mategeko yose, mu buzima bwose tubamo, hari ukuntu umuntu aba ashaka kuguha favor, ashaka kugufasha mu buzima, ariko agahera akabura aho ahera. Reka nguhe urugero, nyine ahangaha i Buraya byigeze kumbaho, bino bintu byambayeho, ni ngewe ndigaya. Reka nguhe urugero, ndashaka gutwara ikamyo zikururana, kubera ko bari batangiye kumbwira ko hariho haba amafaranga, ubuzima kandi hariya ibintu byoroshye, ugenda gusa ugatwara umuzigo ukageza ahantu bakawukuramo utarinze no kurwana nawe, ubundi ukigarukira ugahita umunsi umwe ugakora agaturu kamwe ukabonye ifaranga ryawe ryiza gikubye. Ndavuga sawa, ndagiye nkoze perime, nkoze ibintu byose online, ndangije nkubwije ukuri yuko byageze igihe cyo kujya gukora ikizamini cyo gutwara. Uyu musaza ndamwibuka n'ubu ngubu aracyari mu maso yanjye. Umusaza yicaye mu kamyo arambwira ngo yanyise my son, yarambwiye my son, uyu munsi niyo mahirwe yawe. Ibaza umuntu ntakuzi, nibwo bwa mbere akikubona, arakubwiye uyu munsi niyo mahirwe yawe, nyereka icyo uze. Nkubwije ukuri yuko twaricaye, arambya we relax, uyu munsi niwo munsi wawe, relax, we kora gusa, we twara gusa.
naratwaye ntwara ikamyo ngeze hahandi nsigaje nk'iminota nk'ibiri ngo tugere aho twatangiriye ngende mbone kategori yanjye. nakoze ikosa ry'ubucucu umuntu wese atagomba kuba yambabarira. nanjye ubwanjye narigaye. ibaza aho uri mu muhanda ibyo bita one way, ni ukuvuga ngo babita one way, ni ukuvuga ngo hari imodoka imwe igenda n'indi iza. ngeze kuri roundabout, kuri rompwe, noneho njyewe nibeshya yuko ndi mu muhanda wita Jokari Joel, ni ukuvuga ngo imihanda ibiri imodoka zishobora kugenderamo ari ebyiri mu rugendo, muri direction imwe, mu nzira imwe, zose zigana ahantu hamwe. njyewe ndibeshya, noneho njyewe mfata uruhande rundi, njya ku rundi ruhande rw'indi modoka, ubwo ngiye mu rundi ku makosa yanjye sinzi ibindi mu mutwe. njya mu muhanda w'imodoka ziri buze, n'ubwo rwose nta modoka yari irimo kuza, ariyo mahirwe njyamo. umusaza arambwira, urimo urakora iki? garura hano. umusaza uhita ubona mu maso ahita ahinduka. icyo kintu nanjye ubwanjye nahise nicira urubanza, ndavuga ahangaha ndabizambije. nkubwije ukuri, naragiye tugera aho tudepoza, arambwira niki cyari kiri mu mutwe wawe kugira ngo ukorere akosa, ko watangiye neza, ibintu byose byari bimeze neza, niki cyari kiri mu mutwe wawe kugira ngo ukorere akosa? buriya se ahitambwira, buriya hagira umuntu imodoka ituruka hariya, yego itigushwanyaguza, kandi ikosa ryari kuba ari iryawe kubera ko uri mu nzira yayo, uri mu muhanda wayo, uri muri line yayo. bityo rero ntakaza amahirwe bitewe n'iki? bitewe nanjye ubwanjye. icyo nshatse kuvuga, impamvu ntanze urwo rugero n'iki? nuko mu bintu dukora byose tujye duha amahirwe n'abatudefanda, n'abantu bashaka kuturwanyiraho, n'abantu bashaka kudufasha. kubera ko nk'urwo rugero nari ntanze, iyo kategori ntabwo ari kunyandikira gusa ntabaje gutwara, kubera ko haba ari mu makamyo, haba harimo ama CCTV, haba harimo ibintu byo gukontorora. ariko hari ikosa burya nawe ubwawe utakwihanganira, bityo rero icyo nshatse kuvuga ngo mu bintu, iyo ufite company, ufite n'inzu yawe ubamo, biba byiza reba uburyo abantu bashinzwe ibya finance bagufashe, batandukanye inzu ubamo n'ibya company bitandukanye. ejo n'ejo bundi ibyago bije, koko ibyago ni inshuti yacu mbi, ariko tuzabana nayo, nta kundi twabigenza, ntaho twayihongera. niyo mpamvu dufata ama insurance kugira ngo twiprotege, koko tuzi ko bizabaho. babyita na accident, ariko ni accident, ariko rimwe na rimwe ugomba kwishyura. bityo rero icyo kintu kiri mu bintu bishobora gutabara abantu bari muri business, aho gufata ibintu bya business yawe unabivangemo n'umutungo wawe ku giti cyawe. bityo byagufasha kudefanda famille yawe, nibura bakagira, niyo company yajya hasi gahomba, ariko nibura basigarane kuba bafite aho barara, kubera ko nibura kubura aho urara nicyo kintu kibi cyane kibaho, kujya gutangira azero ujya gucumbika. bityo bidefande, nibura biprotege na famille yawe, nibura ubone aho wakomerezaho mu rugendo rw'iterambere. kubera ko urugendo rw'iterambere ntabwo ari intambwe imwe gusa ngo wagezeyo, ntabwo ari icyumweru kimwe ngo wagezeyo. oya, ni process, ni urugendo. abo bose babakire ujya ubona bagezeyo, ntago bakubwira inshuri baferinze, kandi guferinga abandi bantu ntago babona ko ari ikosa cyangwa ari ubucucu. oya, guferinga ni feedback y'uburyo ibintu birimo gukorwa. ni ukuvuga ngo abandi barabireba, bakareba impamvu baferinze, bakabishyira ku murongo, ubundi urugendo rugakomeza. niyo mpamvu rero mu guhora mbakangurira rubyiruko mwese mu nyumva, amategeko y'umukino turabona, uburyo umukino ukinwa, strategy ndumva naraziganiriyeho. ikindi kandi ahangaha muri iriya uburyo umukino ukinwa, nkuko mbora mbivuga muri bya bintu bitatu: kuba ufite ibanga, kuba urekrita abakozi beza, no kuba wandika hasi. biragufasha kuba wandika hasi, bikwereka aho urimo guferinga. none iyo urimo guferinga rero ni feedback irimo kuguha uburyo urimo gukora nabi. bityo rero
bituma n'uwo ugiye gusabaho imfashanyo areba historike yawe, areba uburyo ukora ibintu, agabona uburyo agufasha, kubera ko burya imibare ntijya ibeshya, imibare ntijya ibeshya. Niba ari 5 ni 5, nta munsi 5 izahindukamo miliyoni. Niba ari 5, niba waradepashije 5 ari ukuri warabyanditse, nuko nyine azakubwira uburyo wagabanya cyangwa ntuzongere kudepansa iriya 5. Ibyo rero nibyo nabateguriye ngo tuganire kuri uyu munsi ku bantu banjye bashaka guhinduka mu iterambere, cyane cyane ibintu byerekeye amafaranga, financial. Iki ni ikintu twebwe community yacu tubuze, tudafite muri twebwe, nuko ntitwagize amahirwe ngo tubiganireho. Abakuru batubanjirije ntago babikozeho, kubera ko muri bo bakorana ikintu cyo kwizerana cyane, ariko twaje gusanga shetani yaraduteye kwizerana bivamo guhemuka. Bityo rero reka dusubire muri tugendane n'ikintu kimeze, tumenye financial, turebe dushyire ibintu mu buryo, bityo ntitugakomeze kugaya abantu n'ibintu n'aho dutuye n'abatuyobora n'ibiki byose, mu gihe twebwe ubwacu nta kintu twakoze. Contribution yacu ni iyihe? Ni iki twakoze ngo ibintu bihinduke? Ntidugakore ibintu bimwe duhora mu kintu kimwe tuzi ko twitege umusaruro utandukanye n'uwa mbere. Oya, tugomba guhindura uburyo, duhindure strategy, duhindure n'imikorere yacu. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, nk'uko nsigaye ndangiza. God bless you. Imana ibahe imigisha, Imana ikomeze ibasesekazeho imigisha yayo ya buri munsi. Ciao 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 ciao.